Ayayayayaya hariya hari umuntu wigeze uvuga ngo ntago sugar mami zibaho? Reka nze mwereke ino video azongere kuvuga ngo ntago sugar mami zibaho. Dutangiye gute rero? Dutangiye aha ngaha hari umugore wunamye. Ayayayayaya ndebera nyashi. Ako kanya hari umutipe wahise winjira. Umutipe w'ibogara ukuntu akibona umugore wunamye hariya yahise yikangamo. Byaramurenze arikoroza ati mana yanjye. Ubwo mu kwikanga umugore nawe yahise yikanga. Anje ati mutwihanganire ko nakuzurinde. Umutipe ati njyewe nyine ndi umukunzi wa Laura umukobwa wanyu. Yarambwiye yuko muri mu rugo narinje kubasuhuza kugira ngo nyine tumenyane. Laura nyine nguyu tuvanye ku ishuri. Ubwo umwana nawe yahise aza avuga ati mama nukuri umbabarire ntago nigeze mbikubwira ariko ndamubwiye nyine reka turebe ko twakugeraho tugusuze kuko wari uri mu rugo mbonereho nyine nanabikubwire. Umukobwa ati ni wa mukunzi wanjye umwe nahoraga nkubwira. Arongera ati sheri uyu nawe ni mama wamubonye? Umutipe ati mama wawe ni mwiza kandi nanjye nishimiye kumumenya, ahubwo reka musuhuze. Ubwo mu kumusuhuza yamuhaye ikiganza n'undi amuha ikiganza, maze mama w'umukobwa agifata mu kiganza cy'uyu musore amera nk'ufashwe n'amashanyarazi, akomeza gutindana ikiganza cy'umukunzi w'umukobwa wiwe. Arangije ati mwana wanjye ntago nigeze menya yuko ufite umusore muteretana. Ati gusa mukobwa wanjye felicitation ufite umusore mwiza, ufite umusore mwiza pe. Ubwo umutipe nawe ahita amusuhuza akoresheje akabizu ku ntoki. Hanyuma umutipe ati mutwihanganire urabona nyine twaje kubasura tubatunguye ariko tuzapanga tugaruke ikindi gihe twabiteguye. Umukobwa nawe ati mama reka tumurekure tureke kumutinza dore ko yanabitwemereye yuko azashaka igihe akagaruka kuko twari dufite ibindi byo gukora. Yaraje kundeba ngo dukore umukoro, dufite ibintu byinshi byo kwitaho, buriya azaba twibwira birambuye yagarutse afite umwanya. Umutipe nawe ati yego rwose nibyo reka tuzongere duhure ubutaha kandi bizanshimisha cyane. Arangije umukobwa ahita afata umusore amwerekeza aho bagiye kujya gukorera umukoro wabo, ariko mama w'umukobwa akomeza amaso yerekeje ku musore bigaragara nk'aho aba yamurobye, aba yamwishimiye cyane. Nyagasani bambabarire babe batagiye kurwanira umugabo. Reka twikomereza agafilime kacu. Umugore nawe yakomeje kwerekeza amaso aho umusore ari kurengera ati ayayayayaya urabona ukuntu umukobwa wanjye afite umukunzi mwiza. Ati wagahunguwe ninjye nawe paka ubaye uwanjye. Ku rundi ruhande umukobwa bajyanye umusore mu cyumba cy'aho bagiye gukorera devoir. Ati sheri umva utuze wishyire wizane ahangaha uhumve nko mu rugo iwanjye. Gusa muri ako kanya mama wa mukobwa yahise aza aturuka inyuma ho gato. Mana yanjye murimo muramubona, yaraje akurikiye wa musore gusa umwana we ntago yari arimo arabireba. Igisore nacyo cyita kimubona. Umutipe yahise abibona ko nyina w'umukobwa ari kumukurikirana. Arebye mu maso ye abona afite irari ryinshi koko. Mama yangu ariko mama w'umukobwa amucira amarenga ati gerageza uza ahangaha nkwereke ibintu ngukorera, come on. Igisore nacyo cyaramwitegereje kireba ukuntu aba arimo aramukarangira nacyo gitangira kumira amaritiro sha. Akomeza kumukarangira umusore nawe bikamwanga mu nda akageraho ati sheri ko numva nshaka amazi yo kunywa. Ati ndashaka amazi cyane ndumva icyaka kinyishe. Ati se ubundi uwajya kuyireberara. Umusore ati harya igikoni ni kiri hano hiya? Umukobwa ati yego niho kiri ngaho genda uyirebere nta kibazo sheri. Gusa umusore mu gusohoka arabanza akitegereza umukobwa akareba uburyo yarangayemo. Mwibuke yuko mama w'umukobwa aba amaze kumurembuza amubwiye yuko amushaka, yarangiza akamucunga neza akahita asohoka anyonyomba. Ubwo umwana w'umukobwa nawe nta kindi yakoze yahise yiyicarira ku buriri mu gihe ategereje sheri wiwe yuko ava kunywa amazi. Aba yisubiriza inshuti ziwe kuri telefone. Ubwo ngazi ko yewe umusore agiye kunywa amazi kumbi nazi ko agiye kuhatwika. Batugarure mu gikoni aho mama w'umukobwa ategerereje umusore. Mama arimo arikora hari inyonga arireba ariko yivugisha ati banguka ndagushaka cyane. Umusore yarahageze mana yanjye asanga umugore yamaze kwitunganya kare n'amazi yamaze kuyashyira mu gikombe. Yabaye agikubita amaso arebye ukuntu mama w'umukobwa yambaye. Mama yangu atangira kurabya indimi. Mama w'umukobwa nawe ariko ari gucishamo akazunguza akanyonga. Muri ako kanya umusore nawe yahise aroba ararangara. Icyaka yari afite niba cyise kijya he? Mama w'umukobwa ahindukiye umusore nk'umwana wo mu mujyi wese ahita apfuka amaso ati mumbabarire kuba mbabonye. Sorry yari agisida kabisa. Mumbabarire nukuri yari agisida njye narinje kunywa amazi yonyine pe. Mama w'umukobwa aramureba ati
ati tuza rega nta kibazo kirimo niyo wambona nta kibazo rwose. Ati we ndeba ahubwo uko ushaka kose ndetse niwumva wanabikunze uze unkoreho nta kibazo, uze unkoreho niba wumva ubishaka. Umva ko abasore mwigenje. Uhuye n'uyu nguyu noneho wabyitwaramo ute? Umutipe mu gihe bikiri kumucanga, mama w'umukobwa ahita yurira hejuru ati ngwino unyegera ahubwo, nyegera gake gakeya, ngwino hano. Umusore nawe atangira kumwegera ariko agenda yivugishwa ati ase ubu ngubu ibi bintu birakwiyera. Mama w'umukobwa ariko warabibonaga yuko we yamaze kudesida ko amwifuza ndetse nta n'icyo we bimutwaye, ariko we akomeza kumureba amwitegereza cyane amuhanga amaso. Mama w'umukobwa aramubaza ati ariko se waninye? Umusore ati erega urabona uri mama w'umukobwa dukundana. Mama w'umukobwa atangira kumukora ku gatuza amubwira ati tuza ariko tuza, erega uriya ni umwana. Atangira kumubwira ati itegereze iki kibero cyanjye, urabona hari aho gihuriye n'icy'umukobwa wanjye? Aterega kandi nta nubwo ari ngombwa yuko umukobwa wanjye abimenya, si umaze gukura se si wabika ibanga? Mama w'umukobwa aramubwira ati erega hagati yanjye nawe harimo ikintu kiri kunkurura. Atangira kumukabakaba gake gakeya agiye kumusoma. Umusore ati ati reka ntabwo ibi bintu ngiye nabikora. Ati erega mama nkundana n'umukobwa wawe, ati kandi ndamukunda cyane. Ati rero ndakeka umutima wanjye wancira urubanza ndamutse nkoze ikosa nk'iri ngiri nkateshuka kandi naramuhaye isezerano y'uko nazigera amuca inyuma. Ati noneho nkanarengaho nkabikora ku mubyeyi we koko, njye ndumva kabisa naba nkoze amakosa akomeye cyane. Gusa umusore nubwo ibyo ngibyo yabivugaga, mama arawura w'irari riba ryamwishe, agakomeza amwitegereza akaraga imisatsi ariko akomeza amwegera amanuka gake gakeya. Umusore nawe akomeza kugenda asubira inyuma amubwira ati mama Laura oya rwose ntabwo ibi ngibi ari byo. Umusore aramubwira ati ahubwo reka ngende ubu ngubu yanambuza. Mama w'umukobwa nako shugama muri aha ngaha agakomeza akamukarangira akanyobwa, ariko umusore nawe yajya gusohoka yakitegereza ikibuno mama w'umukobwa afite, nakwambiye akavuga ati iki kibuno arikora ko mbona na sheri wanjye atagifite. Umusore akigendera. Yamara kugenda mama w'umukobwa nawe akisetsa, ariko nanone kagatwenge karenze hejuru y'agahinda, ababajwe nuko umusore aba agiye atamukemuriye ikibazo yari afite. Ubwo umutipe nawe yahise yongera asubira hahandi ku cyumba aho yari asize umukobwa, aho bari bagiye gukorera homework, ariko ari kugenda yikandagira bitewe n'ibintu yari amaze kubona ndetse amaze kwitesha. Arinjira ati sheri nagarutse. Laura akamubaza ati sheri none se amazi wayabonye? Umutipe ati yego sheri nayabonye. Icyo atazi ko amazi aba yendaga kuvamo curubaro. Umukobwa ariko atangira kubwira sheri we ati ese sheri ni ukubera iki kuva naguperezanta mama nahise mbona umeze nk'umuntu wifashe, watangiye kuba umuntu nyine utari kwirekura cyane, ni ikihe kibazo, byagenze gute? Umusore nawe ati baby oya ndatuje sheri nta kibazo ngewe mfite, ahubwo nari ndimo ndibaza ukuntu mama wawe mbona akiri umukobwa mutoya cyane. Ati nakubeshye ntabwo wamenye yuko afite umwana ufite imyaka 18 ndetse inkumi nkawe. Umukobwa ati sheri oya nawe ntugatebye. Ati gusa mama urebye yambyaye nawe akiri muto kuko yambyaye afite imyaka 13. Umukobwa ati ubwo rero urumva ko ndi atarakomeza. Umusore ati oya ati sheri nabyumvishe kandi birasobanutse, ndi no kubyumva impamvu mwenda kungana. Atariko hagati aho ngiye ndumva nta n'ikibazo kuko erega nta n'icyo bitwaye. Umusore ati ariko n'ubundi aracyari muto. Umukobwa ati aterega we nta kintu uzi. Ati ni ukuvuga ngo mama hari ikibazo cyamubayeho, yagize trauma akiri mutoya bitewe n'ibintu yaciyemo mu buzima. Umukobwa akomeza amubwira ati mama mu guhura n'ibibazo rero yaragiye ahura n'ubuzima bubi, ariko nyuma aza kongera kwisuganya yitekerezaho bya bibazo byiwe bisiga inyuma yubaka ubuzima bundi bushya. Niyo mpamvu nyine umubona ni toto nka ririya ku isura, nuko yimahoroneje ubu ngubu nta bibazo akiteza. Ati kandi nawe wanabibonye mama niwe best friend ngira, niwe nshuti magara yanjye. Ati nk'uko wabibonye ukuntu twibaniye, wabonye yuko nta kintu duhishanya, twisanzuranyeho mu by'ukuri. Wabonye yuko ntanatinya kumubwira ko mfite umukunzi cyangwa se kumwereka boyfriend wanjye. Umusore nawe ati ndabibona kabisa uburyo ubanyemo na mama wawe ni bwiza cyane kandi buri wese yabukunda. Ati imyenda murambarana, inkweto nazo umenya mwambarana, atariko ubanza hari kubyara urimo utari byiza. Umukobwa yarangiza ati ngaho rero reka tuve muri ibyo ngibyo dukore umukoro dore n'amasaha ari kugenda. Umusore ati uzi ko twari twatinze reka dutangire.
akamwegera nawe akaza akicara ku buriri bagatangira gukusanya utuntu twose bagiye gukoresha ndetse bagiye kwifashisha mu kwiga batwegeranya kugira ngo tube tubari iruhande. Ibyo birangiye rero mama wa Laura aba yateguye ifunguro kugira ngo umusore mbere yo gutaha babanze bafatane ifunguro. Umukobwa nawe aba yishimye ari kumwe na sheri we, mama agatangira kubabaza gake gake ati ese mwari murimo muriga hariya imibare yanyu yagenze gute, ese mwabashije kubikorera hamwe birakunda? Mama w'umukobwa ati ariko mbere y'ibyo mukobwa wanjye hari inkuru utaneye neza, ahubwo ubanza umbwire hariya wowe n'uyu musore ngo mwahuye mute, mwahujwe n'iki, hariya ngo byagenze gute kugira ngo wisange ukundana n'uyu musore mwiza mwana wanjye? Umukobwa ati mama ubundi bwa mbere duhura twahuriye muri universite twese tugiye kwiga, bitangira ari inshuti mbaza utubazo duto duto bigera aho ngaho dutangira gutizanya ibintu, nyine tuza kwisanga twakundanye. Gusa uko umukobwa yabwiraga mama uko, mama we ntabwo yari abyitayeho. Munsi y'ameza ikirenge cyiwe yari arimo aragenda akizamura gake gake ariko agikoresha ku muhungu. Umusore nawe ati ibyo ari kukubwira ni ukuri, twahuriye muri universite ariko uko twagiye twisanzuranaho, uko twagiye dufashanya mu bintu byagiye bidukurura twisanga twese turi mu rukundo. Ati nuko nguko inkuru y'urukundo rwanjye n'umukobwa wanyu twashidutse yariremye. Mama w'umukobwa ati muri universite ariko mu by'ukuri nubwo yikirizaga we ntabwo ibyo ngibyo yari abyitayeho, ahubwo munsi y'ameza yari yakamejeje ariko ari gukomeza areshya umusore w'abandi amuzamuraho ikirenge ku mapantaro. Uko akomeza kubikora umusore nawe ubushagarira bukamwica agatitira ati yego ni muri universite. Ako kanya umukobwa akareba kuri telefone ati sheri amasaha yakuze ukeneye ariko nanone gutaha. Mama w'umukobwa ati ataha kure se? Ataramutse adataha kure, ataha yaba ataha hose umuntu yamuha lift niba nta kibazo umuntu akamugeza mu rugo. Umusore kuko aba yabibonye ko mama w'umukobwa amushaka ati atoya nta kibazo, nta mpamvu ya lift. Ati ibyo sheri ari kuvuga nibyo, gutinda ntabwo byaba ari byiza mu rugo, ntabwo babyishimira. Ati ahubwo n'ubundi amasaha ntabwo arakura cyane, nashaka ukuntu naha nta kibazo. Mama w'umukobwa ati ushatse kunsuzugura se? Ubufasha nkuhaye urabwanze? Ati ngewe wigira ikibazo ndagutwara kuko mfite imodoka. Ati ahubwo mugire vuba iri funguro turimare ubundi nkuherekeze. Ati mu rugo urababwira yuko watinze uganira n'inshuti nta kibazo, nanjye kandi ndakugeza mu rugo rwose. Umusore nawe agakomeza kubyanga akamubwira ati oya rega nta kibazo mama. Ati ikibi nuko ahubwo umukobwa yasigara hano mu rugo wenyine. Ati ariko ngewe ndamutse ngiye mwasigarana ntihagire n'umwe uza kugira irungu. Ati kuko n'ubundi nawe ndaba ngiye mu rugo erega. Mama w'umukobwa akahita amubwira ati ati ntunsuzugure nakubashye nk'umukwe wanjye. Ati ntunsuzugure unyubahe kuko nanjye nakubashye. Umukobwa ati sheri mama nta kibazo cyiwe. Ati niba yahisemo kuguherekeza nta kibazo, reka tujye mu modoka tukugeze mu rugo, ngiye turagarukana nta kibazo kirungu ndi bugire. Mama w'umukobwa yabyumva akikanga ati ngo oya mwana wanjye, oya wowe urasigara ahangaha mu rugo. Ati wibuke yuko kare nari nigeze kukubwira ko hari izindi gahunda z'abashuti banjye ndi bujyemo, kandi n'ubundi yaraye amasaha ndagira ngo byose mbikorere rimwe. Ati wowe ahubwo usigare woza ibyombo wite ku bintu by'ahangaha mu rugo, kuba iyo ndi buze kuza tuhita turyama nta kindi kibazo. Ati kandi urabizi ko nkukunda cyane mwana wanjye, mbega shuga mami. Kandi mubyibuke aya yose ni amaco yo kugira ngo aherekeze uno mwana w'umuhungu. Ubwo umukobwa we nta nubwo aba ari kubyumva neza, mu gihe akiri kubitekerezaho mama we ati ngwino tugendere hata, ngwino twigendere. Ubwo ngubwo umukobwa yasomye sheri we aramusezera kugira ngo agende. Mu kumufata bagiye umugore asohokana ibyishimo byinshi cyane afite akanyamuneza, ibitwenge mu maso. Umukobwa we nawe agakomeza akabitegereza ariko ameze nk'uwamaze kubakeka. Mu mutima ati ko mama wanjye atari asanzwe yitwara uku nguku, ni iki kiri kujya mbere hagati ya mama ndetse na sheri wanjye? Umukobwa akomeza kubitekerezaho cyane. Umukobwa ati ariko oya ntago byashoboka, ntago mama ibingibi yabikora. Tugarutse ahangaha mama w'umukobwa yaragejeje umusore iwabo neza ahataha. Umusore amusezeye agira ngo afungure imodoka agende. Mama w'umukobwa ati buretse gatoya ariko ati se kuri kwihuta? Ati hagiye witwa nde? Umusore ati nitwa Martin. Ati Martin buretse gatoya nkubwire. Mama w'umukobwa ati ese uranyemerera Martin ngira ikintu nkubaza? Martin ati yego nta kibazo mama, wambaza nta kibazo pe. Atangira kumukoraho. Mama w'umukobwa ati sinzi niba wabibonye ariko nakunze uburyo. Umusore atararangiza ahita amuca mu ijambo ati mama mu by'ukuri nawe uri mwiza ntacyo utwaye. Mama w'umukobwa ati none se niba ndi mwiza waretse nkagira ikintu nakwisabira? Umusore ati kigiki ubwo ngubwo mama? Umugore ati niba nawe ubibona ko ndi mwiza waretse ejo saa 9 ahagana mu masaha ya nimugoroba wazaje iwanjye ukaza mu rugo. Ati kandi humura
umukobwa wanjye icyo gihe ntago azaba ahari, ati kubera yuko azaba afite gahunda yagiyemo kwa muganga, ati rero nifuzaga ko hari ikintu wankorera ariko nzakikubwira wahageze. Mama wa Raoul ati ndakeka kwa muganga umukobwa wanjye azamarayo amasaha 2, 3 cyangwa se 4, rero ndifuza ko wazaba uri mu rugo muri ayo masaha nkazagira ikintu twiganirira twenyine turi babiri. Ubwo umusore nawe ati mama nta kibazo nzabitekerezaho, reka mbitekerezeho nze kuza kukubwira. Mama w'umukobwa nawe n'irari ryinshi agakomeza amukorakora amukabakaba ku kananwa ahantu hose, aramubwira ati nta kibazo we genda ubitekerezeho, niba wumva wafashe icyemezo ubwo ngubwo ndaza kubona umenyesheje. Umusore arangije amaze kumubwira yuko ari buze kubitekerezaho, afungura imodoka gakeya arasohoka, maze arahindukira aramureba aramupopera ati bayi reka nanjye ngere mu rugo. Umugore arakomeza aramwitegereza arangije ati gifate n'urubezo, cyakira urubezo, gifate n'urubezo. Maze Sugar Mami ahita akata imodoka nawe arerekera, umusore nawe arataha. Bidatinze rero umunsi mama w'umukobwa ndetse n'umusore bari bapanze wari wageze, gahunda yabo yari uyu munsi. Umukobwa nawe ariko yari yabaketse, arangije arasohoka ageze muri saro ku muryango ahamagara mama we ati mama ntago ndi hano mu rugo, ntuze kunshaka hari ahantu ngiye ndaza kugaruka ninze. Arangije asa nk'ufungura umuryango arongera gukubitaho kugira ngo mama wiwe amenye yuko umukobwa yagiye. Umukobwa arangije nawe akuramo inkweto, arangije atangira kugenda bwombo bwombo gake gakeya kugira ngo mama we agire ngo umukobwa yagiye. Kumbi ya saha igeze, isaha yari yapanzeho n'umusore, umusore yaraje aza mu rugo iwabo w'umukobwa abizi neza yuko umukobwa adahari. Mana we aba mama basigaye barusha kata abakobwa. Yasanze mama w'umukobwa yamwiteguye, reba ubu yamwambariye, reba kiuno, angalia. Umusore akimubona ati muraho. Mama w'umukobwa ati muraho namwe. Mama w'umukobwa arangije atangira kuza yegera umusore gake gake ati humura ahangaha wisanzure, ni njyewe nawe turi muri uru rugo twenyine, ahubwo se hari icyo ushaka? Ako kanya mama w'umukobwa ahita atangira kumukurura gake gake amubwira ati ngwino unyegere, ndi kumva nshaka ko umubiri wawe wegerana n'uwanjye. Ati ndi kumva nshaka yuko twigira ahantu hatuje, ndi kumva ahangaha muri saro hari kuntera icyugazi. Ati se we ntabwo uri kumva ushyushye? Ariko agenda amukora ku mupira ashaka kuwukuramo. Ati njye ndi kumva ahangaha hashyushye, waza tukigira mu cyumba? Umusore nawe irari ritangira kumwisha ati uko uri kunshaka nanjye niko ndi kugushaka. Batangira kugenda bisunika gake gake berekera mu cyumba. Umugore yahise afata akaboko umuhungu ahita amujyana mu cyumba. Bakinjira mu cyumba umusore nawe ahita atangira kumwataka, ahita atangira kumusomagura. Ako kanya umugore ahita amusunikira ku buriri aramubwira ati koko uri kumva unshaka? Ati reka nze nkwereke ibintu ngukorera, ndabizi neza birakurenga, urahita wibagirwa abakobwa bose wahuye nabo. Umugore atangira kumwurira, ari nako mboneraho kubwira urubyiruko ngo mwirinde sida ndetse mujye mukoresha agakingirizo. Ubwo bari bakiri muri ibyo ngibyo, umwana we aturuka ku ruhande akahita binjirana batamubonye. Umwana agihingukira ku muryango wa mama we akahita agwa mu kantu. Ubwo ngubwo mama we arimo arabwira umusore ati urumva se wamaze kubishaka dutangire? Umwana w'umukobwa akagwa mu kantu akumirwa. Umwana w'umukobwa ati mama. Mama we nawe akahita yikanga agashidukira hejuru ati Raoul. Umuhungu nawe ati sheri. Umusore arikanga akagira ubwoba cyane, agatangira kuvuga ameze nk'uri kudidimanga ati sheri uri ahangaha? Umukobwa ati ntago ndi kubyumva neza, ati n'ubu ngubu ibi bintu ntago ndi kubyumva. Umwana w'umukobwa aravuga ati ese mama ni wowe cyangwa ndi kurota? Umusore ati sheri ese wamakanya nkabisobanura neza nkabikubwira byose uko bimeze? Umwana w'umukobwa ati nta kintu na kimwe cyanyu nshaka kumva, atahubwo uzi n'ibindi, nsohokera mu nzu wankozi y'ibibiwe. Kumbi disi ino nzu aba ni iy'umwana w'umukobwa, aba ari kwakunda ababyeyi b'abapapa bo hanze iyo bitabye Imana uba usanga imitungo yabo barayanditse ku bana babo. Umusore ati oya sheri ntago ibyo ngibyo wabikora. Umukobwa ati oya nta kintu ngiye n'iki na kimwe cyawe nshaka kumva, nsohokera ahangaha va ahangaha. Koko Martin wowe nizeye wakaba ari unkorera ibi ngibi, noneho akarusho we na mama wanjye? Ati cyakoze cyewe nta nubwo ugira isoni. Ati soka ahangaha sinzongera no kukubona mu maso yanjye. Mama w'umukobwa amasoni aba yamubanye menshi, yabuze ikintu avuga, ari kwibaza ahantu agiye guhera ndetse n'icyo agiye kubwira umukobwa we.
ariko uzi kubona irari rigukoresha amahano, uzi kubona umubyeyi nk'uyu nguyu ari kuryamana n'umuhungu mukundana, uri umukobwa we, biba biteye isoni, biba bikojeje ikimwaro giteye ubwoba. Ehe, njye ndumiwe, ibaze ariko guca inyuma umukobwa wawe. Ubwo umugore yatangiye kumubwira ati mwana wanjye, kuva uriya musore yaza hano ejo, sinzi ibintu byambayeho, muri njye mu mutima nabuze amahoro. Umukobwa ati ese ubu mama, ubu iyi nkuru nzayisobanura ute koko ku bantu izageraho? Ati koko si no ku wundi muntu, ni ku muhungu dukundana. Ati mama, urumva isoni unkojeje? Mama we ati mwana wanjye, urabizi ko nagerageje kwirinda cyane kuva natandukana na papa wawe, atariko kuva wazana uriya musheri wawe hano muri uru rugo, ni ukuri kw'Imana nanjye ubwanjye sinzi ukuntu byagenze, narahindutse muri njyewe. Akomeza amubwira ati sinzi ukuntu nabikubwira mwana wanjye, atari kibaze kuriya musore yabaye akinkuraho umunsi wa mbere nkahita n'ubwenge. Ati yego umbabarire kubw'amarangamutima yanjye ndetse n'irari yambujije kwikontora nkaba nkukojeje isoni muri ubu buryo, ariko mwana wanjye ntabwo nanjye ariko nabishakaga, ndagukunda mukobwa wanjye, urabizi niwe mwana wenyine ngira. Umwana yumva amagambo yose mama wamubwiye akamubwira ati koko n'ubu ngubu nubwo byabaye uracyabicishamo ngo yabaye akigukoraho ngo utubwenge? Ati mama, ni ukuri kw'Imana mbabajwe n'uburyo uri kwitwara ndetse n'imyitwarire usigaye ufite. Ati pe muri njyewe ndumva nakubabarira. Ati yewe ngiye no kukubabarira, atariko byakunda nawe utakiri muri uru rugo, icyo nawe nagusaba fasha uva ahangaha wigendere, ndumva nshaka kuba njyenyine. Nk'uko nabibabwiye nyine, hari ukuntu hanze uba usanga imitungo ibaruye ku mwana, nyine umubyeyi we nta n'ikintu agomba kubaza aho ngaho, ibikorwa byose ndetse n'ibigomba gukorerwa aho ngaho bibaruye ku mwana. Umubyeyi ati ndakwinginze mwana wanjye rwose mbabarira, ungirire impuhwe, umbabarire ntabwo nzongera. Umwana ati ntabwo byakunda pe, ukeneye kuva ahangaha ukagenda, nyine kugira ngo ninzajya nanibuka ibyo bintu ntazajya mbona isura yawe, byazatuma ntakubabarira, ariko nuramuka uvuye ahangaha ndahita nkubabarira pe. Umubyeyi byaramurenze, arisararanga, ariko n'ubundi arasohoka ari kurira. Ati mwana wanjye, ni ukuri kw'Imana ubitekerezeho, uze kumbabarira uyu mwanzuro ufashe urahubutse. Yego ko ababyeyi bari abakera. Umwana rwose yarumiwe ubwiwe no kwiyakira biramunanira. Ati ibi ni ibiki koko, aya mahano nzayabara gute? Umukobwa rero nawe asigara ahangaha ari kurira cyane. Ndakeka ari n'ahangaha inkuru yacu y'urukundo tuyisoreje, ndetse isomo riri muri iyi nkuru y'urukundo ni uko buri mumama wese uzi ko yabyaye akiri muto akaba azi neza yuko akunda kugira irari, mwajya murishyira kure y'amarangamutima yanyu kugira ngo mutazahura n'izi ngaruka zabaye kuri uyu mugore. Naho ubutaha.